السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، abantu benshi bakomeje kujijwa cyangwa se kwitiranya ibintu bigera muri bine. Ese ni ryari umwana bavuga ko afite kimwe muri ibi bintu bine? Ibyo nta bindi rero ni ikinyabupfura, umuco, uburere ndetse n'ubwenge. Ndasubiramo: ikinyabupfura, umuco, uburere ndetse n'ubwenge. Ni ryari rero ushobora kumenya ko umwana yahawe uburere? Ni ryari ushobora kumenya ko umwana yahawe ikinyabupfura? Ni ryari ushobora kumenya ko umwana yahawe umuco cyangwa se umwana wawe arangwa n'ubwenge? Nawe rero ushobora kwiha ikizame ukamenya ko ibyo bintu urangwa nabyo. Ndabisobanura rero nkoresheje ikintu kimwe. Iyo umwana wawe ari mu bantu bari kuganira, ni ryari umenya ko afite uburere? Umwana wawe umenya ko afite uburere mu gihe azi neza igihe cyo kuvuga. Ni ryari agomba kuvuga? Umenya ko afite uburere. Ese noneho ni ryari umenya ko umwana afite umuco? Umwana wawe umenya ko afite umuco mu gihe uri kumubwira agutega amatwi ari kukumva. Abantu barangwa n'umuco rero batega amatwi bakumva ibyo bababwira. Ni ryari rero ushobora kumenya ko umwana afite ikinyabupfura? Umwana umenya ko afite ikinyabupfura igihe atavugira mu bantu cyangwa se adaca mu jambo abantu. Icyanyuma ari nacyo dusorezaho: ni ryari umenya ko umwana wawe yamaze kugira ubwenge buhamye? Umwana umenya ko yamaze kugira ubwenge buhamye mu gihe ibyo abwirwa byose atabiha agaciro, agaha agaciro ibizima. Abana babwirwa byinshi na bagenzi babo n'abandi bose n'ibindi bintu abantu bagenda babashyiramo, ariko umwana muzima ahitamo ibifite akamaro. Turasaba rero Allah ko yaduha twebwe n'abana bacu kumva byinshi tugahitamo ibyiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku bandi babasha gusobanukirwa ibi bintu bine: uburere, umuco, ikinyabupfura ndetse n'ubwenge.